Reka tubifurize weekend nziza mwese mukomeje gutega amatwi cyangwa se mukomeje gukurikira ibiganiro bya radiyo Ishingiro Sport. Birumvikana ni ku murongo wacu wa YouTube channel ndetse no kuri radiyo Ishingiro ivugira ku murongo w'107.5 FM. Ngendi Alpha cyangwa se Alphonse Budamoro mugiye kubana muri minota mike cyane bitewe nuko hari update cyangwa se amakuru agezweho numvise nashobora kwihererana n'abagejejeho mu ikipe ya Rayon Sport. Nifuje ko ariyo tuza kuganiraho muri aya masegonda cyangwa se muri iyi minota mike cyane tugiye kumarana. Ni ikipe ya Rayon Sport twagihunze kuvuga ko yacecetse kwigura n'igurisha, abakinnyi bakaze kabarambagiza, ariko kenshi ugasanga ngo barimo kunaniranwa bitewe n'ibibazo by'ubushobozi, ibibazo bya mikoro, ariko wavuga ko iyi minsi itari mike cyangwa se wavuga ko iki cyumweru nayo isa nkaho yari yihariye isoko rya hano mu Rwanda, irambagiza umutoza aho yari yaragiye iwabo akagaruka ndetse akazana n'abazamwongereza. Mu by'ukuri amakuru yari mu ikipe ya Rayon Sport ni menshi cyane agiye atandukanye. Nk'uko mubizi mu ikipe ya Rayon Sport murabizi ko yazanye abarabu babiri, harimo uwitwa Ryan ndetse n'uwitwa Mohamed, umwe no muri Algeria undi akaba ari mu gihugu cya Tunisia. N'abagabo babiri bazaza gushyigikira ikipe ya Rayon Sport cyangwa se bazaza kuyifasha mu mikino nyafurika tegeze igendutse ndetse no muri shampiyona y'u Rwanda kuba yakwegukana ibikombe bigiye bitandukanye. Abo bagabo rero isaha n'isaha bashobora kuzasinya kuko bo ntabwo bazakoreshwa igerageza, ahubwo bo ni abakinnyi n'abaprofesiyoneri bari basanzwe bakina, bashobora kuzahita basinya bitagoranye. Ikindi gihari mu ikipe ya Rayon Sport ni amakuru yo kongera abakinnyi amasezerano. Ikipe ya Rayon Sport nabibonaga mu kanya kashize rwose umusore witwa Serumugo ari ubu tuvugana amaze kongererwa amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport kuzayikinira imyaka igera muri 2. Se wenyine gusa hari abandi basore nabo bashobora kongererwa amasezerano, witwa nka Tambwe Gurwar, uyu nguyu n'uwitwa Rushema Chris ni umusore wakinaga mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Uyu nawe rwose ikipe ya Rayon Sport imaze kumwibikaho kuko amaze gushyira umukono ku masezerano mu kanya, n'umwe mu basore b'abahanga bazi icyo gukora. Nahoze mubona mu kamodoka keza cyane ari hariya ku biro by'ikipe ya Rayon Sport, yaje kubana n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ngo ashyire umukono ku masezerano. Ariko icyahabaye yavuye yamaze gusinya, ageze hanze ahora n'abanyamakuru aravuga ati hari ibikibura ngo nsinye, ariko mu minota mike cyane ku mbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye hahita hasohoka amafoto uno musore Rushema Chris yambaye umwenda wa Rayon Sport yashyize umukono ku masezerano, akaba asinye nawe amasezerano y'imyaka 2 nk'umukinnyi uzakinira ikipe ya Rayon Sport. Ntabwo ari wenyine gusa, mwibuke ko ikipe ya Rayon Sport kandi ejo bundi mwabonye umuzamu Karahabutaka nawe waje umuzamu witwa Kuyate. Uyu nguyu nawe yaje ariko ntabwo arasinya, ariko neza ku isaha mushobora kujya kubona ukabona yashyize umukono ku masezerano nawe akazakinira ikipe ya Rayon Sport. Ni Rayon Sport yatweretse ko nta bazamu ifite, yatweretse Kadime Ndiaye wayirumbiye, yatweretse wa musore w'umurundi niba ari Patience niba nibuka neza. Mu by'ukuri ukabona ko Rayon Sport yahuzagurikaga. Ni Rayon Sport izatangira imyitozo ejo bundi kuwa mbere. Rwose ni Rayon Sport mu by'ukuri ikomeje kugenda yubaka bikomeye byo mu rwego rwo hejuru, ku buryo rwose ari inkuru nziza ku bakunzi b'ikipe ya Murera, ndetse bizabafasha kuba byiza cyangwa se kuba batwara ibikombe bigiye bitandukanye. Ese iyi Rayon Sport ikomeje kwiyubaka muri ubu buryo, birashoboka ko ibikombe izabitwara cyangwa ntabwo bishoboka? Wenda icyo mwamenya nuko nk'uno musore Rushema Chris wakiniraga ikipe ya Mukura Victory Sport ni umudefenda cyangwa se ni umudefenseri, n'umwe mu basore b'abadefenseri babahagaze neza cyane. Umutima wa defense wagiye utabara mukoro urugamba rukomeye. Atansi ikipe ya Mukura ikomeje kugenda isarura amafaranga mu bakinnyi bayo. Ubwo rero uno musore niba agiye mu ikipe ya Rayon Sport, urumva mu mutima defense ya Rayon Sport hashobora kuzaba hakomeye, hazaba hadanange. Serumugo ari nawe yasinye amasezerano y'imyaka 2 nk'uko nimaze kubibabwira. Uyu nawe mwarabyibuka ko bijya hakunze kuvugwa ko ndetse nayo byigeze kuvugwa ko ashobora no kujya mu ikipe ya APR Football Club, ariko birangira atayigiyemo kuko umwanya wayo hahise hajyamo umusore witwa Fitina Ombolenga mu ikipe ya APR. Byumvikane ko rero Rayon Sport
nta kindi yagomba gukora cyangwa se nta yandi mahitamo nayo yari ifite usibye guhita isinyisha uyu musore witwa Serumogo ari akazayishyigikira mu mikino itaha. Ubwo rero ikipe ya Rayon Sports kandi ikomeje kugenda irambagiza n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye, ntabwo birangiriye aha ngaha tumutazi kugira ngo birarangiye. Abakinnyi iracyarambagiza abandi bagiye batandukanye, yenda ntiriwe ndondora amazina yabo aha ngaha, ariko mu by'ukuri nabo umunota ku munota uko bizajya amakuru bigenda tugeraho tuzagenda tubibabwira. Ariko ni Rayon Sports mu by'ukuri ubona ko ifite gahunda, ni Rayon Sports ubona ko ku isoko ry'igura n'igurisha aho umutoza Lotfi yaziye ubona ko arimo kugenda akora ibintu bye bucece. Ni Rayon Sports abantu baciraga akatari urutega bavuga ngo Rayon Sports nta mafaranga ifite, ngo Rayon Sports ibayeho mu buzima bushobora kuba bugoye, ngo abasaza ntacyo barimo gukora, ariko itangiye kutwereka ko byose bishoboka. Iyi Rayon Sports mu by'ukuri irimo kugenda yubaka bikomeye cyane. Indi nkuru nziza wenda twakomoza gato cyane nko ku Bayovu Sport, muribuka ko ikipe ya Kiyovu Sport ni ikipe yari yarafatiwe ibihano bigiye bitandukanye, ariko ibyo bihano wavuga ko byavuyeho ntabwo naba mbeshye, kuko FIFA yavuze ko ikipe ya Kiyovu Sport noneho yemerewe kugura abakinnyi. Urumva ni inkuru nziza ko Abayovu rwose ni inkuru nziza ibashimishije cyane, nibyo kwishimirwa. Gusa andi mekipe nayo asa n'atuje, ntabwo arimo kwigaragaza. Reka dutegereze tuze kureba uko byifashe, ariko mwumve ko mu by'ukuri ari uko byifashe. Ubwo andi makuru uko azagenda tugeraho cyangwa se uko wari bujya agenda tugeraho, turajya dukomeza tubahereze update umunota ku munota. Ni uko byifashe. Mbibutsa ko iya radiyo Ishingiro 107.5 FM, ngenda cyari Alphonse Ngondamahoro. Utarakanda subscribe ndagushishikariza gukanda subscribe kuri YouTube channel ya radiyo Ishingiro. Mu gihe kitarenze ukwezi mumaze kutwereka ko rwose mudukurikira, kuko niba turimo kubara abantu bake cyane ngo tugeze mu bihumbi 3 mudukurikira kandi ukwezi kutararangira, nibyo gushimirwa rwose. Muri abantu b'ingenzi, mutwereka ko ibyo dukora ari ingirakamaro. Ubwo andi mekipe namwe nimushaka mwihwiture, hari mekipe nayo azakina icyiciro cya mbere ariko atuje cyane bikomeye cyane. Mekipe nka za AS Muhanga abona ko atuje, mekipe nka za Gicumbi ziratuje ariko ngo bari gukora ibintu byabo bucece, mekipe nka za Etincelle naho nuko, za Marine. Mu by'ukuri mekipe atuje ni menshi cyane, kandi nayo yakagombye kwitwara neza ku isoko ry'igura n'igurisha kugira ngo tuzabone shampiyona irimo guhangana kudasanzwe, tuzabonemo shampiyona ifatika bikomeye cyane. Byazaba ari inkuru nziza cyane kandi byazaba ari uburyohe. Rero reka dukomeze tubane mu yandi makuru agiye atandukanye. Ubwo uko update zirajya zigenda zitugeraho, turajya tugenda tuzibagezaho 5 kuri 5, nkomeza kugenda mbashimira, nkomeza kubifuriza weekend nziza aho mwagiye hose bari mu birori bigiye bitandukanye, babwira mukomeze mwenjoyinge. Abakunzi ba APR namwe murabizi, ejo bundi ku itariki 4 muzamure Gicumbi, mwiziza isabukuru y'imyaka igera kuri 30 n'ingahe ikipe ya APR itwaye igikombe nako ishinzwe hariya ku murindi w'intwari mu karere ka Gicumbi. Murabizi ibirori bizahabera ejo bundi. Ubutumwa murabizi, ubutumwa burahari burimo gutangwa. Abazagura amajezi ni ibintu bizwi, ahubwo kuki mutagura amajezi bimeze bite? Abakunzi b'ikipe ya APR ko mutari kugura amajezi bimeze bite? Ibyo ni ibintu byumvikana. Message yanyu turifite ahangaha rwose, ravuga ngo bafana ba APR muri tayari mwese kwerekeza ku murindi. Dore bimwe mu bikorwa by'ingenzi bizaranga uyu munsi, harimo gusobanurirwa amateka ya APR FC, uburyo yashinzwe, abayishinze, n'ibindi byinshi byerekeye amateka rwose ya APR. Ikindi harimo kwishimira ibyo APR FC yagezeho mu myaka 32 imaze ishinzwe. Ni umukino uzahuza Murindi FC izaba igizwe na bamwe mu batangije APR FC bayobowe na CDS General Mubaraka Muganga, n'ikipe y'akarere ka Gicumbi APR FC yashingiwemo. Birumvikana ikindi harimo kumurika ikirangantego logo nshya cyangwa se ikirangantego gishya cy'ikipe ya APR Football Club. Harimo kumurika imyambaro mishya y'ikipe y'abafana y'umwaka bazakoresha 2025-2026. Iki nacyo nicyo kwishimirwa. Harimo kumurika umushinga wo kubaka complex ya APR Sport Club igizwe na stade n'ibibuga by'imikino APR ifitemo amakipe nka football, basketball na volleyball. Urumva nga tuzabona igishushanyo mbonera cya stade ikipe ya APR zubaka. Harimo kumurika ikarita y'umufana, kugaragaza intego n'ahazaza ha APR FC mu myaka iri imbere. Harimo ikindi kandi gikomeye cyane, kumurikira abafana abakinnyi bashya ndetse n'ibindi. Tuzaba tuhabaye rwose. Ibiciro rero uko bihagaze,
harimo ibihumbi 10 no kugura t-shirt no gusangira birumvikana watanze ibihumbi 10 n'urucabana harimo ibihumbi 23, harimo 23 zaba harimo icyo bita Lacoste wa mupira ufite amakora ndetse n'udupesi imbere no gusangira birumvikana ibihumbi 55. hano ho bazahita baguha ishati ndetse no gusangira amafaranga ukayishyura kuri pay ikurikira kuri Momo Pay ikurikira ariyo 17 2 9 ikaba ibaruye kuri Francis. Ubwo rero abakunzi cyangwa se ubuyobozi bw'ikipe ya Peri bwatubwiye ngo tubabwire ngo muzaze muri benshi cyane, nyaboneka ntazagire ukererwa hariya mu murenge wa Kaniga ni mu karere ka Gicumbi, babwira ngo muzabe muri tayari kabisa. Ngayo nguko rero izo nizo update twari tubafite aka kanya, tubabwira ngo mukomeze mugubwe neza, weekend nziza aho muherereye hose. Nge nariye Alphonse Ngondamahoro.